Yesu ashimwe cyane, umwami w'abami nahimbazwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashimira Imana ko yongeye kutugirira neza, ikaturemera umunsi mwiza wo kwishimira. Uyu ni umunsi yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Ni umunsi utarigeze kubaho kandi utazongera kugaruka ukundi mu buzima bwacu. Imana yacu ni ishimwe cyane. Ibisanzwe rero ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Turiho kubw'ijambo ry'Imana, turi abo turiho kubera ijambo, turahumeka kubera ijambo. Haleluya! Niyo mpamvu ubundi nta kigomba kutubuza kwatura gukomera k'Uwiteka Imana tunyujije mu ijambo ryayo ryera, kuko ibindi byose ni amagambo, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo rirarema, rirahindura, rirasenya, rikubika, riranarema, rigashyiraho. Imana yacu ni ishimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Samweli wa mbere 23 n'umurongo waho wa 5. Samweli wa mbere 23 n'umurongo waho wa 5 haravuga ngo nuko Dawidi ahagurukana n'ingabo ze bajya i Keyila, barwana n'Abafilisitiya, banyaga inka zabo, babicamo benshi cyane. Uko niko Dawidi yakijije abaturage b'i Keyila. Imana yacu ni ishimwe cyane. Nuko Dawidi arahaguruka n'ingabo ze bajya i Keyila, barwana n'Abafilisitiya, banyaga inka zabo, babicamo benshi. Uko niko Dawidi yakijije abaturage b'i Keyila. Ndagira ngo tuvuge ku Mana irwana intambara, tuganire ku Mana iturwanirira. Imana irwana intambara. Imana yacu ni Imana irwana intambara. Ni ukuri njya nkunda kubaha urugero rwa Dawidi, uburyo yabanye na Dawidi ku rugamba akica Goliyati, uburyo yabanye na Meshaki na Sedraka na Abedenego mu itanura ry'umuriro, uburyo yabanye na Danyeli mu rwobo rw'intare, hanyuma bikarangira umwami Nebukadinezari ahamije neza ko bariya bagabo bafite Imana y'inyamaboko. Hanyuma rero hano ndagira ngo mvuge uburyo Imana yabanye na Dawidi ku rugamba, yagendanye na Dawidi igatuma abaturage b'i Keyila batabarwa. Imana yacu ni ishimwe cyane. Imana ikeneye umuntu uhaguruka. Imana ikeneye umuntu uba determined, wiyemeza akavuga tumva ndahagurutse, ngiye kurwana n'uriya Mufilisitiya ariko umuryango wanjye utabarwe. Ndahagurutse ngiye kurwana n'uyu Mufilisitiya ariko urugo rwanjye rutabarwe. Ndahagurutse ngiye kurwana n'uyu Mufilisitiya ariko igihugu cyanjye kitabarwe. Imana yacu nihimbazwe cyane. Imana ikeneye umuntu wahaguruka. Imana ikeneye umuntu wahaguruka akajya kurwana n'Umufilisitiya. Dufite Abafilisitiya benshi, dufite Abafilisitiya b'indwara, dufite Abafilisitiya b'abakonikoni, abarozi, dufite Abafilisitiya baduteza gukenyuka, dufite Abafilisitiya baduteza intambara z'urudaca, ariko nta kundi kuntu turi bubaneshe uretse kwishingikiriza ku Uwiteka Imana yacu, tukayibwira ngo Mana turiteguye, turahagurutse, ngwino turwanirire. Imana ikeneye kuhaguruka mwene data, haguruka, kuko Dawidi ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Dawidi arahaguruka n'ingabo ze bajya i Keyila, barwana n'Abafilisitiya. Nuko Batamuriza arahaguruka n'ingabo z'Uwiteka. Haleluya! Koko njyewe nkunda iriya ndirimbo ivuga ngo inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana. Haleluya! Nuko Batamuriza arahaguruka ajya kurwana n'Umufilisitiya w'igisuzuguriro, ajya kurwana n'Umufilisitiya w'indwara. Hanyuma hari indirimbo yindi twajyaga turirimba ivuga ngo waba usize iki ku murenge utuyeho, waba usize iki ku musozi aho utuye, wibuke ko ejo uyu munsi ushobora kuba utariho. Waba usize iki cy'urwibutso. Haleluya! Imana ikeneye umuntu uhaguruka
agahagarara mu cyimbo cy'Uwiteka, Uwiteka akamukoresha hakagira uwatabarwa. Haleluya. Imana ikeneye uwahaguruka hakagira abapfakazi batabarwa. Imana ikeneye uwahaguruka hakagira imfubyi zitabarwa. Imana ikeneye umuntu wahaguruka hakagira urubyiruko rwatabarwe. Imana ikeneye umugore wahaguruka abagore bagatabarwa. Imana ikeneye umugabo uri buhaguruke abagabo bagatabarwa. Imana ikeneye abana bari buhaguruke abandi bana bagatabarwa, kuko hano Dawidi yahagurukanye n'ingabo ze, hanyuma aragenda arwana n'Abafilisitiya, barwana n'ingabo ze bajya i Keyila. Haleluya. Barwana n'ingabo z'Abanyefilisitiya, barwana n'Abanyefilisitiya. Hanyuma ngo bamaze kubarwanya, babanyaga inka zabo bari barajyanye, babicamo benshi cyane. Nuko Dawidi yakijije abaturage b'i Keyila. Reka mbabwire, nuhaguruka ugahaguruka ukipositioninga ukavuga utumva ngiye gushaka Uwiteka Imana kugeza igihe ubu buzima buhindukiye, ngiye gushaka Uwiteka Imana kugeza igihe urugo rwanjye rutabariwe, ngiye gushaka Uwiteka Imana kugeza igihe ibyanjye byajyanywe n'umunyago biri bugarukire, ngiye gushaka Imana yo kwiringirwa kugeza igihe amateka y'umuryango wanjye ari buhindukire, ngiye gushaka Uwiteka kugeza igihe iki kigo runaka nkoramo cyangwa nkorera kiri buhindurire amateka. Imana yiteguye gutabara. Haleluya. Imana yiteguye gutabara. Ndagira ngo mubwire ngo iyo Dawidi adahaguruka ngo ahagurukane n'ingabo z'Uwiteka, abaturage b'i Keyila ntabwo bari gutabarwa, bari kuguma mu ntambara, bari kuguma banyagwa ibyabo, bari kuguma bapfa. Ariko Dawidi akimara guhagurukana n'ingabo, abaturage b'i Keyila baratabawe, ibyabo byari byarajyanywe n'umunyago byaragarutse, inka zabo barazigaruriwe, barongera ba bandi babicaga bari bapfa mu cyimbo cyabo. Imana yacu nishimye cyane. Niko ijambo ry'Imana rivuze ngo nuko Dawidi yakijije abaturage b'i Keyila. Ndagira ngo nkubwire ngo hamwe n'Uwiteka Imana dusenga, hamwe n'Imana dukorera, wahagarara hakagira umuryango utabarwa, wahagarara hakagira abahanagurwa amarira, wahagarara hakagira abakira kwa muganga, abari mu bitaro bamazemo iminsi bakavayo. Haleluya. Yesu wacu nashimye cyane. Imana ikeneye umuntu wahaguruka. Imana ikeneye umuntu wahaguruka agahagarara akavuga ati ngiye gusenga ubudasiba, ngiye guhamagara Uwiteka Imana kugeza igihe iyi ndwara bavugiye kuri mwene data iri bukire, ngiye kwinginga Uwiteka Imana kugeza igihe amateka y'urubyiruko ari buhindukire, bakava mu rumogi, bakava mu biyobyabwenge, ubutinganyi bukarangira. Ngiye kuboroga kugeza igihe igisuzuguriro Satani yashyize ku rugo rwanjye kiri buveho. Amen. Haleluya. Ariko muri iki gihe ntabwo abakristo dushaka guhaguruka, ntabwo abantu b'Imana dushaka guhaguruka ngo Uwiteka arwane anyuze muri twe, ahubwo turashaka kubuhamya, ukumva ngo ndi ubuhamya bugenda ndashima. Ntabwo ushobora kuba ubuhamya bugenda utarahagurutse ngo uhagarare. Imana yacu nishimye cyane. Naje rero kukubwira mwene data ngo Imana ikeneye umuntu kugira ngo urwo rugo rukire. Ntabwo iri bukoresha umugore n'umugabo icyarimwe, ikeneye umwe muri mwe kugira ngo urwo rugo rutabarwe, kugira ngo abo bana babe bazima. Ntabwo Imana ishobora gukoresha ababyeyi icyarimwe, oya, ikeneye umubyeyi umwe kugira ngo abo bana batabarwe. Haleluya. Imana yacu nishimye cyane. Kugira ngo ikigukorera kimere neza, hakenewe muntu umwe Imana iri bukoreshe kugira ngo amateka y'aho ukorera ahinduke. Ntabwo Imana ijya igendera mu kivunge. Ndagira ngo nkubwire ngo i Keyila hari hatuye abantu benshi, ariko ntabwo bose ariko bahagurutse. Imana yacu nishimye cyane. Murambaho urugero rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, uburyo cyatabawe, uburyo abanyarwanda bavuye mu mateka mabi, uburyo abanyarwanda hari abantu runaka, umubare muto cyane wahagurutse
uravuga utumva tugiye gutuma amateka y'igihugu cyacu ahinduka. Turambiwe ubuhunzi, turambiwe kwicwa, turambiwe gutotezwa, turambiwe amateka nuka mabi. Barahaguruka baza kurwana n'abo Satani yari yaragize imbata, yararitsemo, yarateje kwica abandi nk'uwica inyamaswa. Imana yacu nishimwe cyane. So Imana ikeneye umuntu wahaguruka. Nsoza rero ngana ku musozo, ndabingize bene data, hagira umuntu uhaguruka muri uwo muryango uvukamo. Bishobora kuba ari wowe, bishobora kuba ari uwundi tutazi, ariko hagira umuntu uhaguruka kugira ngo uwo muryango utabarwe. Hagira umuntu uhaguruka mu rugo. Umwongereza yaravuze ngo a quitter never win and a winner never quit. Utsinda nagahunga, hanyuma uhunga azatsinda. Kubera iki? Tugomba kuba kuri front line, tugahagarara ku rugamba tukavuga ngo data turiteguye, ngwino urwaniye intambara. Ntabwo ndi vosinga, ahubwo mwami ngiye kugushaka kugeza igihe uri buhindurire umugabo wanjye. Ntabwo mungura urugo kubera abana, ngiye kugushakana umwete kugeza igihe abana banjye bari buhindurirwa amateka. Ntabwo ndi buve muri aka kazi, ntabwo I'm not going to resign, ahubwo mwami ndafata igishura cyawe, ngufate kugeza igihe uri buhindura amateka ya muri kariya kazi. Hallelujah. Imana yacu nishimye cyane. A quitter never win and a winner never quit. So muhagira uhaguruka. Hagira uhaguruka muri icyo gihugu, hagira uhaguruka muri uwo muryango, hagira uhaguruka muri ako kazi, hagira uhaguruka muri urwo rugo, hagira uhaguruka muri buri sosiyete turimo. Please, wirebera ibintu byangirika, wirebera abantu b'Imana baryana, wirebera, gira icyo ukora. Wirebera ingo zirimo gusenyuka, gira icyo ukora. Wirebera abana barimo kwicwa n'ubutinganyi n'urumogi, gira icyo ukora. Wirebera amateka y'abana arimo kwangirika, gira icyo ukora. Narije kubasangiza ijambo ry'Imana babwira ngo icyatumye abaturage b'Ikeyila batabarwa nuko Dawidi yahagurukanye n'ingabo. Nawe hagurukana n'Uwiteka Imana yawe, urugo rwawe rutabarwe. Nawe hagurukana. Niyo mpamvu tuvuga ngo dayimoni w'inyatsi, dayimoni, ariko niduhaguruka inyatsi ziratsindwa. Koko iyo wahagurukanye n'Uwiteka Imana, ibyawe byajyanywe nk'umunyago biragaruka, ibyawe byari byaribwe birongera bikagaruka bikaba bizima. So ndagira ngo nkubwire ngo haguruka, 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 ushaka Uwiteka kandi uramubona. Ibyawe dayimoni zibye zirabigarura, ibyawe bya dayimoni yari amaze igihe apfumbatije arabirekura, aragarura amafaranga yawe, aragarura abana bawe. Ararekura abana bawe, ararekura ubutunzi bwawe, ararekura ubuzima bwawe, ararekura. Ariko ntabwo ari burekure Fabira Mpango, arabirekura kuko ahagurutse. Imana ibahe umugisha cyane, muhahe, muronke, mugubwe neza, muhaguruke mujye gushaka Uwiteka Imana, nayo irabiyereka. Shalom, shalom, shalom.